Byagenze. Nkuko twabibabwiye rero tubagereye ahantu umuntu yapfuye ngo bamwishe, biravuga ko yishwe arimo ari gucukura imyumbati. Murebe ahangaha ni muri Kagarama, mu karere ka Kicukiro. Murabona abantu barimo barakora autopsy. Reka rero tujye kuvugana n'abantu, tujye kuvugana n'abayobozi, twumve amakuru uko bihagaze, tumenye uko biteye. Hari abantu benshi cyane, benshi. Bakunzi ba televiziyo Impuhwe, murabona ko tubabereye kuri tere ahantu haguye umuntu. Ntago turamenya neza niba ari umugabo cyangwa niba ari umugore. Icyo tuzi nuko tuhageze nyine, abantu ari benshi cyane. Murabibona hano mu muhanda, murabona hano mu mashyamba. Umuntu yaguye mu murima, murabona barimo barakora autopsy. Bari gukora autopsy. Murareba ko bari mu kazi kose hepfo aho mu myaka, aho umuntu yaguye. Muri kubibona neza, murabona yuko ntago byoroshye, ni ikibazo gikomeye. Rero bakunzi ba televiziyo Impuhwe, ndagira ngo turebe ko twababonera amakuru y'ibintu byabaye. Sinzi niba hano hari umuntu turabona uravugana natwe, wavugana natwe, akaba yavugana natwe. Murabona ahangaha ahantu hose mu muhanda abantu baruzuye, ntago byoroshye. Hari abantu benshi, imodoka ya polisi, ambulance. Twabagereye hano, abantu byananiranye no kuva mu muhanda rwose, ntago bashaka kwegerayo. Ikibazo cyavutse, bikigaragara byabereye mu murima. Polisi yahageze, bazanye na ambulance. RIB irahari, baracyakora autopsy. Reka tubaze abaturage amakuru y'ikintu cyaba cyabaye ahangaha, byagenze gute. Hari umuntu waba ufite amakuru ngo tuvugane? Tubaze abaturage hano amakuru batubwire. Mugabo uri hano tubwire neza, umuntu wapfuye bimeze gute? Ni umugabo n'umugore? Umuntu wapfuye ni umugabo, ariko ntago atuye mwaka kagari, nta nubwo atuye mu mudugudu. Natwe twaje dusanga abantu bahuruye ngo yabonywe n'umukecuru wari ugiye guhinga mu gitondo. Amubonye arahamagara ati yewe muntu, abona umuntu ntiyitaba, nibwo umukecuru yagiye guhuruza. Ubwo ari abantu baza bahuruye ari benshi nk'uko nawe ubibona. Ubwo nibwo bahamagaye polisi ziza gukora akazi kazo. No kuvuga ngo umukecuru yagiye mu murima asanga umuntu arimo ntari gukoma gutyo. Asanga umuntu aryamye aho ngaho, abanza kugira ngo ni umusinzi. Nibwo yamuvugishije, amuvugisha abona ntavuga. Aravuga ati umuntu ashobora kuba yapfuye, atireka mpuruze, ajya guhuruza. Ubwo rero natwe twahageze dusanga umuntu araryamye ariko ntawamwegeraga. Iruhande rwe hari harambitse imyumbati, ariko twareba iyo myumbati tugasanga atari yakuwe mu uwo murima. Hari ibiti bibiri by'imyumbati bashikuje,
ariko wareba imyumbati n'itaka ryaho gasanga ntago yavuye aho ngaho uko wabibonaga. Ubwo rero imyumbati yari irunze ntago yari isandaje. No kuvuga ngo birakekwa ko wenda ari nk'abantu baba bamwishe bakarambika imyumbati iruhande rwe. Uko twabibonye n'undi muntu wese uzi ubwenge nawe yareba, urebye uwo muntu yishwe yicirwa ahandi hantu baza kumujugunya hariya. Nuko gusa tutaramenye amakuru ngo tumenye abahamushyize, ariko biragaragara ko yishwe. None ko baduhuruje bavuga ko ari umuntu ahubwo waba yishwe ari gukura imyumbati, nyiri uwo murima se ni uwo mukecuru cyangwa n'undi muntu? Nyiri umurima ntago ari uwo mukecuru. Uwo mukecuru baradikanije umurima, ariko yarahaciye agiye kwihingira mukwe. Nyiri umurima nawe bamuhamagaje aza kuza nyuma. Ngo nyiri umurima nawe yaje ahuruye. Nawe yaje ahuruye. Donc no kuvuga ngo bigaragara byo ni imyumbati murambitse iruhande mu rwego rwo kujijisha, ntago ari ukuvuga ngo we yayikuye wenda se, niko mwabibonye? Niko twabonye ko atayikuye, kubera ko iyo myumbati uyitegereje wabona ko atari yo muri uwo murima. Ariko uvuze ko hari ibiti bibiri byakuwe? Ibiti byakuwe, ariko urebye n'inkondo zayo ukareba n'ibyo biti wabona ko itavuye aho ngaho. Ya, reka dukomeze bakunzi ba televiziyo Impuhwe mume inzira ko muri kwegerana se kandi hariho coronavirus. Basigamo metero imwe mushyiramo metero hagati yanyu. Coronavirus irabamara, mushyiramo metero. Coronavirus irabamara. Mushyiramo metero rwose. Nago muyitayeho mwe coronavirus. Neko ngongo iki boss? Abo bana ngo nago koriro yabafata inyama kandi nago bazi ko yabarahira bindi. Aya oromva ibyo nago ari byo. Mureke turebe bafite amakuru. Bakunzi ba televiziyo Impuhwe, reka dukomeze tugenda tujya gushaka amakuru ahantu tuyabona, turebe ko twabona abantu bafite amakuru. Turebe ko twabona abantu bafite amakuru. Abantu rwose ntago bashaka kuva mu nzira, abantu barakomeza kugenda baba benshi, abantu baraba benshi. Reka tujye gushaka amakuru ahantu twamenye umuntu ufite amakuru nyayo. Murabona ko harimo nabo polisi yafashe bafite amakuru cyangwa se baba bari gukekwa. Abo ngabo ntitwemerewe kubabaza kuko biba bikiri mu iperereza. Reka tujye gushaka amakuru hariya hepfo aho tuyabona. Umva abana, coronavirus rero imeze nabi, nimutahe. Bashyiramo imetero. None ko mudashaka gutandukana? Katujye gushaka amakuru ku bantu baba bayafite byibura afatika. Bavuga ko imyumbati atayicukuye mu bigaragara. Reka twegere abamama hano tubabaze uko batubwira, n'abapapa hano tubabaze, kuko polisi tubwiye ko bashobora kuba aribo bafite amakuru menshi afatika. Mwaramutse? Amakuru yanyu ni meza. Mureke tubabaze. Mwacecetse ubu ngubu rero ngiye mureke kunyegera kuko ndi mu kazi kanjye, sibyo? Ndi mu kazi kanjye, mureke nkora akazi kanjye, namwe mujye mu rugo nk'uko nyine babibasaba, sibyo? Amakuru yawe? Witwa nde? Twiringiye Imana Berita. Batubwiye ko abantu muri hano ari mwe mushobora kuba mufite amakuru urupfu rw'uriya muntu uri hariya.
uriya muntu ntago muzi, nabonye ntamuzi, ariko nubwo ntamuzi pe mu byiyumviro byanjye ndabona iriya myumbati bavuga yazize atayizize, gusa ntacyo nzi yazize, sinzi n'abamwishe, je nuko mbibona. Wamubonye? Namubonye. Wageze aho ari? Nahageze. Urabona se yishwe wenda kubiswe nk'ikintu cyangwa se hari ikindi kintu hari ukonde waba ubibona? Je nasanze apfukamye gutya, amava ari hasi, kibuno kireba hejuru. Noneho nagezeho ndagira impungenge ko batatuzaga kuhajya cyane, manuka hepfo, manutse nasanze hano hatagaragara, hano hagaragara, gusa ntago nabonye neza kuko hano aho ubona hari uturaso, niba ari uturaso twahageze ute, nabonye hari uturaso, niba ari nk'icyo bamukubise ntago mbizi kuko ntago batumye umuntu ayegera ngo arebe koko uko ameze. Nukuvuga ngo we wamwiboneye wamugezeho neza? Nyine nazamutse kubera ko yari hano ku mukingo, je naje njya nkaha nsanga hano nyine umusaya umwe ntugaragara, undi uragaragara. Witwa nde se ubundi? Je nakubwiye ko nitwa Uwiringiyimana Berita. Uwiringiyimana Berita. Utuye hano se? Wacu ni mu Kiyanja. Iwanyu ni mu Kiyanja? Waruje kugira ute hariya? Nyine nabonye abantu bahari nanjye ndaza. Waruje nawe uhuruye? Nkuko abantu bose bahuriye n'ubundi? Nababonye bamaze kuvuga ko ari umuntu wishwe, nyine nanjye ndahaza. Ubwo nawe waje mu bahuruye? Niyo makuru wamwiboneye gutya neza? Kumubona bwo namubonye, nyine nakubwiye ko arahagaragara ari naho hatagaragara, umusaya umwe uboneka undi utaboneka. Ubona ari nk'umusore n'umugabo? Mu gitsina cyo niyambaye ipantaro, ariko ntago wambaza ngo arubatse cyangwa ntiyubatse, ibyo ntabyo nzi kuko nakubwiye ko ntamuzi. Ibyo avuga nibyo. None se ko muri gusakuza ibyo asubiza sibyo? Nibyo rwose ntiyamenya kandi atamuzi. Urakoze cyane. Yego. Ngwino nawe tubwire. Bose. Muri gutinya? Muri gutinya iki? Ninde muntu wahageze wundi akaba yamubonye ngo atubwire uko yabibonye? Nawe? Oya, abana ntago mwemerewe kuvuga. Abana ntago mwemerewe kuvugisha itangazamakuru. Bakunzi ba televiziyo Impuhwe rero, reka dutegereze abayobozi ko baza. Autopsy iracyakomeje, turahababera, turabakurikiranira uko igikorwa kiri kugenda. Autopsy iracyarimo iri gukorwa, natwe reka dutegereze turebe ko tuza kubona amakuru hano turebe ko tuza kuba twabona amakuru. Mu by'ukuri birababaje muri iki gihe abantu barimo nyine kuguma mu rugo kubera icyorezo cya coronavirus. Abandi bari gupfa, ni ikibazo rero, ni ikibazo. Abantu ntago bashaka gusubira no mu rugo, ntibashaka kujya mu rugo. Abantu rwose twabinginze ngo bagende bajye mu rugo, bananiranye kuko ikibazo cyavutse, ngwino mbwire niko ngo iki mama? Ntiwaguma mu rugo n'iki kibazo cyabereye aha. Umuntu yaraje kureba ko yamumenya kuko twumvaga ko yaturutse mu Kiyanja, niho twaturutse tuje kureba ko twamumenya, none twamuyobewe. No kuvuga ngo mwe mwaturutse mu Kiyanja muje kureba ko mwasanga wenda ari nk'umuntu wanyu? None ntago turamumenya neza, twasanze yubitse umutwe. Mwasanze yubitse umutwe? Ntago twabonye mu maso he.
Murakoze rero bakunzi ba televiziyo Impuhwe, reka tubagumire hano kuri tere, tugume tutegereze turebe ko tuza kubona amakuru y'ibi ngibi byabaye ahangaha. Murakoze cyane. Bakunzi ba televiziyo Impuhwe, abaturage rwose ntago bashaka kuba bagenda ngo basubire mu rugo. Gahunda ya guma mu rugo nta kintu ibabwiye. Polisi iragerageza ariko byanze. Twabagereye kuri tere, abaturage ntago bari gushaka kuguma mu rugo. Ni ikibazo gikomeye, barabinginga bajya mu rugo ariko ntibari kubishaka. Babaye benshi cyane, babwiye mwegereyo mugende, mureke gukomeza muteza akavuyo mu muhanda kandi babwira kujya mu rugo, ariko urabona ko ntago babyumva, ntibabyemera. Ni ikibazo gikomeye cyane. Baragerageza ariko ntago bashaka kujya kuguma mu rugo. Abantu ku muhanda ni ikibazo gikomeye. Abantu baracyakeneye kwigishwa kuko nibashaka, ntago bashaka kumva ngo babe bakwinjira mu rugo. Twabinginze, polisi yabinginze, ntago bashaka kwinjira mu rugo rwose. Birakomeye, ni ikibazo gikomeye cyane. Bagerageje kubinjiza babajyane bajye mu rugo ariko ntibari kumva. Barakomeza kwinangira cyane rwose, ariko noneho bagerageje kugenda. Urabona ko batangiye kugabanuka byibura, urabona ko polisi iraje ishyiramo imbaraga byibura. Abantu uko bari bananiwe banze kujya mu nzu, abayobozi bagezeho baraza, noneho bemeye baragiye. Bari banze kuva mu nzira, hari abandi bakinangira ariko abenshi babajyanye rwose, urabona ko noneho bemera kujya mu rugo. Bakunzi ba televiziyo Impuhwe, murabona ko biba bitoroshye. Ntibyoroshye. Polisi bifite akazi kenshi ko gushyira abantu mu rugo, polisi rwose ntago yorohewe, ntiyorohewe na gato. Abantu ntago bari gushaka kumva, ariko byibura baragerageje. Abenshi basubiye mu ngo zabo, barakomeje gushyiraho imbaraga bagerageza kugira ngo bagende. Murabibona hariya hose abantu barahari kuri tere. Ntago byoroshye, barabinginga mugende musubire mu rugo kubera iki cyorezo cya coronavirus no kukirinda. Ariko abenshi twagiye tuvugana bati ntacyo kitubwiye. Ntago barumva imbaraga leta iri gushyiramo, ntago barazumva. Ntibarazumva kandi abantu bagomba kuguma mu rugo, mu gihe abandi bantu dufite ubwoba tudasohoka mu ngo uko twiboneye. Abandi bo ntacyo biri kubabwira. Birasaba kwigisha, birasaba guhozaho. Murakoze, turakomeza kubakurikirana. Murabona ko hariya hepfo aho bakorera autopsy, igikorwa kiracyakomeje, ntago irarangira. Twabwiye ko tuhababera tukabashakira amakuru yose uko bigenda. Turahari. Nyir'umurima nawe arahari hepfo hariya. Nyir'umurima ndibaza nyine ariyo
abashinzwe igikorwa cya autopsy nabo kigenzura autopsy ntago nzi uko twayivuga mu kinyarwanda barahari turaza rero kubahamagarira n'umuvugizi wa police tumuhamagare tumenye neza amakuru y'urupfu rw'uyu muntu nk'uko polisi niba yarangije raporo yayo kuko bari gukora ku kazi nyine ka raporo batubwiye ko duhamagara umuvugizi akaduha ayo makuru yo kuri tere y'urwo rupfu bakunzi ba televiziyo Impuhwe rero murabona gahunda nyine irakomeje yo gukora autopsy baracyayikora natwe turahababereye kuri tere abaturage bo basa n'abasubiye mu ngo zabo turacyakurikirana uko ibintu bigenda murabona umusaza nyir'umurima nyine bamwicaje hasi we n'umukecuru bategereje ko batanga amakuru. Imyumbati nayo iri hariya bivugwa ko yarimo akura turaza kubabera kuri tere tubakurikiranira uko igikorwa cyose kigenda kugeza umuntu wapfuye bahamuvanye. Turaba duhari turabarebera rwose, turabaha amakuru. Mujya mukurikirana Impuhwe TV, twiyemeje kuzajya tubaha amakuru meza acukumbuye, amakuru agezweho atandukanye, yaba amakuru y'imibereho y'ubuzima bwa buri munsi, yaba amakuru y'iyobokamana, ayo yose turayabaha. Mudukurikire murebe uko byagenze. Natwe tubabereye kuri tere murabona umwe mu bakoraga autopsy arazamutse, hasigaye undi. Abayobozi nabo baracyahari, natwe tubabereye hafi, turi kubarebera uko igikorwa kiragenda. Mukurikirane uko sene zigenda, ahantu haguye umuntu turabakurikiranira, tubahe ayo makuru yose. Abakunzi ba televiziyo Impuhwe, mujye mukomeza kubana natwe kandi mugume mu rugo, mukomeze mwirinde coronavirus kuko ino minsi imeze nabi. Natwe reka tubabere kuri tere tubakurikiranire. Murabona umwe muri aba ngaba bari barimo bakora autopsy yazamutse agiye kugera aho polisi iri, bariya bari mu modoka nk'uko nababwiye n'abahafatiwe ku ikubitiro, bari gukekwa bashobora gutanga amakuru afatika. Abo bashyize mu modoka na polisi bategereje nyine kujya gutanga amakuru ku rupfu rw'uyu muntu. Biri kuvugwa ko yazize imyumbati ibiti bibiri cyangwa bingahe. Murumva nyine kugera hariya ari ntibyoroshye. Natwe twatinya kuhegera ariko turabakurikiranira amakuru yose kugira ngo mube muyafite. Tubabereye kuri tere, turi kubakurikiranira igikorwa cyose. Kandi namwe muba mufite ahandi haba hari ibikorwa runaka bireba ubuzima bw'abantu, bireba abaturage, bireba imibereho myiza, yaba myiza cyangwa mibi, mujye mutubwira, muduhe ayo makuru tuyabagezeho nk'Impuhwe TV.
mubashe gukurikirana. Turacyahari, turabakurikiranira, turabahereza amakuru kugeza umuntu avuye kuri tere. Turacyahari kugeza umuntu avuye kuri tere akaza kugenda, bakaza kumutwara mu buruhukiro bw'ibitaro. Ngira ngo igitegerejwe n'imodoka yo kumujyana nk'uko batubwiye. Murakoze cyane. Bakunzi ba televiziyo Impuhwe, rero turacyari hano hahandi nyine haguye umuntu bivugwa ko ngo yazize ibiti bibiri by'imyumbati, cyangwa se sinzi ari ibiti bingahe, ariko nibyo bamusanze iruhande. Reka rero tuvugishe umumama w'umwe muri bariya bantu twaberetse bari mu modoka ya polisi bafashe bapakiye kugira ngo batwaye mu modoka, kugira ngo atubwire uko byagenze. Umwe muri bo Ndayambaje Viatori ni umugabo wanjye. Umukuru w'umudugudu yansanze imuhira amumbaza, ndamubwira ati ntaho hari, murangira ahantu yarari. Ubwo agiye yaramubura, asanga yaragiye kuzana umucanga. Ageze yamubuze arikomereza. Njye nyuma nagiyeyo ngiye kumureba, ndabimubwira, duhita twambukana, duhita tuza kureba uwo muntu bavuga wapfuye, ngo ejo bari bari kumwe. Tuhageze ubwo nyine bamubajije amakuru, avuga yuko ejo ngo yamuhaye akazi ahantu bari bari gukorana, bari gutunda amabuye. Ubwo bakaba bamubazaga yuko ngo yaba amuzi, amubwira yuko bahuriye aho ngaho amuha akazi. Nuko ngiye nabyumvise, kandi umugabo wanjye nimugoroba ejo bakimara kurangiza akazi, imvura ihitutse ya mu gitondo, nibwo bakarangije aramuhemba ahita ataha. Nahise mubona ageze imuhira. Amaze kugera imuhira, ubwo yicaye imuhira hamwe n'uriya mugabo wundi bari kumwe, baguma imuhira kugeza nimugoroba, nta handi hantu bigeze bongera kujya. Kuva nimugoroba kugeza nijoro nta hantu na hamwe yigeze yongera kujya, twari turi kumwe. Murakoze n'ibyo nayo. Urakeka yuko umugabo wawe bari kumuziza yuko bakoranye icyo kiraka cyangwa bimeze? Nyine bari kumuziza yuko ngo bakoranye icyo kiraka, yamuhaye akazi n'abatamuzi bahuriye aho ngaho. Ni ukuvuga ngo umugabo wawe niwe wari wamuhaye akazi ejo? Nyine aho bamuhaye akazi, arahagera arahabasanga bari gukora, abasaba akazi, nawe barakamuha, bafatanya gutunda amabuye bari bamenye ku muhanda. Bayajyana n'uriya wapfuye yaraje asaba akazi aho umugabo wawe yakoraga. Arakamuha, barakorana, nicyo yazize yuko ejo bari bari kumwe. Yaramuhembye ariko? Yaramuhembye, barataha, nawe n'undi arataha. None se koko baravuga ko hari yari ngo nyine ngo ari ibiti bibiri by'imyumbati, ko wenda bashobora kuba bamwishe ari gukura imyumbati, nibyo koko? Ntago mbizi nimba ariko ari yakuraga iyo myumbati. Wamubonye se? Ntago ngiye nahageze, narebeye kure, ntago bamutwerekaga. Baravuga ko ngo byagenze gute? Bari kuvuga yuko ngo bamufasha ari kwiba imyumbati, ngo bakaba ariho bamwiciye. Iyo myumbati se koko irahari? Ntago nahageze. Ntago wahageze. Urakoze cyane. Tugeze hano kuri tere, tuhasanze ikibazo cyahabaye. Turabona abantu benshi, turahabona polisi. Batubwiye ko muri abayobozi mwaba muyobora ahangaha turi, mwabasha kutwibwira mukagira abakurikiranye Impuhwe TV, mukabasobanurira n'ikibazo cyabaye hano. Murakoze. Uwizeyimana Eric, ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Muyange. Nibyo koko igitondo ahagana saa 12 n'igice, mutwara se yahamagaye ambwira ko hari umuturage umubwiye ko abonye imyumbati, bakeka ko yapfuye wenda yaje kwiba cyangwa imyumbati. Yabaye nk'uri yo kuturagera ko muhagera, usanga nibyo koko yapfuye. Iruhande rwe hari imyumbati ipfuye irunze, hari imyobo ubona yagaragayemo. Mu by'ukuri se koko ubu umuntu kuba yapfuye wenda imyumbati ikaba iteretse aho ngaho
iruhande rwe mwahageze mwabonye twe twatinye kuhegera mwabonye koko yaba yishwe kubera iyo myumbati cyangwa se n'ibindi bintu? Ntabwo turabimenya ko inzego z'iperereza urabonera ko inzego z'umutekano niba nibo bari butubwire by'ukuri cy'ishuri cyamwishe. Ntabwo nonaha rero yigera yishwe n'iki cyo nabonye nuko abamusanze imyumbati yabo ntabwo turamenya by'ukuri cyamwishe kuri iyo nzego z'iperereza. Nibyo koko inzego z'iperereza nyine ziba ziri butange amakuru, ariko hari ukuntu umuntu ushobora gusanga yakomeretse afite nk'igikomere na nk'icy'umupanga nk'icy'inkoni nk'iki, mwe mwabashije kumugeraho mwabonye bimeze gute? Bigaragara nk'urebye bitewe n'uburyo yari ameze turi hasi ntabwo tubona ko afite ibikomere usibye kubona afite amaraso ariko ntabwo wamenya ngo yakubiswe cyangwa se ntiyakubiswe. Tuzi ko ariyo mpamvu n'inzego zihari zibishinzwe ziri buduhe amakuru neza niba ari inkoni cyangwa ikindi yari afite. Mwabashije kumenya uwo ari we? Ntabwo twamenye, icyo twamenye ni uko uwo muturage mu kagari twegereye akagasi iminsi mike ariko bakoresha kumenya ko ejo biriwe ari mu kiraka havuye saa moya. Ubwo rero urwo rugendo rwe ni abamubonye bari bamuzi ariko ntabwo ari muri Kagasi. Ni ukuvuga ngo abantu babashije kumenya isura ye bamenya n'uwo ari we n'aho bakodesha begereye bamumenya. Yari amaze iminsi mikeya. Murakoze rero, mukomeze kwihangana, natwe reka dukomeze turebere hano uko bigenda. Murakoze cyane. Abakunzi ba televiziyo Impuhwe turacyahari, murabona ko umuntu wapfuye bagiye kumuzamura. Bakunzi ba televiziyo Impuhwe turacyahari, turi kubarebera uko biteye kuri scene of crime. Murabona bagiye kumuzamura umuntu wapfuye. Mushobora kugira ngo wenda ni ibihuha turavuga ibitabaye, ariko nibyo byabaye. Umuntu yapfuye azira ibiti by'imyumbati. Murabibona barimo barabyegeza ku ruhande. Birakekwa ko byaba ari ibyo biti by'imyumbati yaba ari kuzira. Ibiti by'imyumbati bahasanze bibiri cyangwa bingahe, ntago byoroshye. Abaturage barimo barafasha polisi kugira ngo bakore igikorwa cyo kumujyana aho agomba kuruhukira no gukorerwa ibizami byabugenewe kugira ngo bamenye icyamwishe. Mwumvise ko twageze aribwo bikiba. Ubu ngubu rero umuntu bagiye kumujyana. Twabakurikiraniye amakuru n'abaturage yose uko byagenze. Mwabyumvishije ko ejo yari yiriwe akora. Bano mureba mu modoka hano, mureba mu modoka ahangaha, bano mureba mu modoka nabo biriwe bakorana ejo ibiraka byo gutwara amabuye. Nk'uko twabibwiwe n'umugore w'umwe muri bo. Rero bakaba bafashe kugira ngo bakomeze iperereza. Turahababereye, turabakurikira uko igikorwa cyagenze kugeza kirangiye. Mugikurikirane neza, tuzajya tubaha amakuru twizeye atarimo guhimba, kubeshya cyangwa gukabya
kuko twebwe twubaha amategeko no gukiranuka nk'abakirisito. Murabikurikirana murebe, murabona uko igikorwa kiri kugenda. Tubabereye kuri tere, umuntu bagiye kumutwara, turabafatira amakuru yose uko ameze, uko bihagaze yose. Ndibaza ko twaba tugeze ku musozo w'amakuru, kuko murabona ko polisi igiye kujyana uyu muntu wapfuye hariya mu murima w'imyumbati. Hano rero turi ni mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Kagarama, Muyange, mudugudu ni Bisabo. Murabona ko umuntu bagiye kumujyana. Twabakurikiraniye ibikorwa uko bimeze, twavuganye n'inzego zose, polisi, amakuru ayafatika bayaduhaye. N'umuvugizi twavuganye agiye kubikurikirana, n'abari kuri tere nabo batubwiye ibyo bashoboye. Murabona ko umuntu bamujyanye aho bamupimira, aho bamukorera ibizami, ntabwo byoroshye. Ndibaza yuko twaba turangije gukurikirana igikorwa hano nyine cyakozwe. Ubwo rero murakoze, mujye mukomeza mudukurikire Impuhwe TV. Murakoze cyane. Imyumbati ntago bayijyana. Murabona nyine umuntu barimo baramuzamura, bari kumuzamura ngo bamujyane aho ajya gupimirwa. Abaturage bajya bavuga ko yari afite ibikomere mu maso, nk'uko n'umuyobozi w'akagari yabivuze. Bigaragara ko nyine iryo kekwa ry'uko yaba yazize ibyo biti by'imyumbati cyangwa se iyo myumbati nyine, ubwo nta wamenya amakuru nyayo y'ukuri. Cyabaye neza koko niba yazize iyo myumbati cyangwa se ibyo biti by'imyumbati, ntago babizi neza. Buriya amakuru nyayo azaboneka iperereza rirangiye, iperereza rirangiye. Numva rero nta kindi twababwira, nyine bene umuntu bakomeze kwihangana, nta kundi.